narivuze ngo ikintu cyitwa amahirwe mu buzima ni ikintu gikomeye, ariko amahirwe arutandi ni ukwicarana amasezerano y'iby'Imana yavuze. Luka aravuze 1:45 aravuze ngo niba hari umuntu uhiriwe ngo kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Umunsi umwe barasinzira uw'ibumoso n'uw'iburyo, navuga nti abasaza mu kizami bazahura n'ibibazo. Nkangura uw'ibumoso navuga nti muze kuri gusinzira mu kizami uzasubiza iki ko uyu mwarimu atajya atanga amagroupe? Arambwira ati mwana wa aturampe mu cyurankanguye ataka gatotsi kari karyoshye. Nti none suri kurwana niki? Atese buri aruzi ko ni muri pansiyo. Nti none umuntu w'umupansiyone ajyaza kwiga. Arambwira ati buri n'abana bariga n'abuzukuru bariga. Nti none se pansiyo nta mafaranga baguha? Ati barayama. None se wagiye rya pansiyo uburi kuza gusinzira mu ishuri ngo bizagende bite? Arambwira ngo mwana wa muri 81 ndi gusenga Imana yampaye isezerano irambwira ngo nzaba dogiteri. None hari umuntu waba dogiteri atarize. Numva isezerano ubu dufite abantu bari hari Imana abwiye ngo bazakomera, aricaye gusa nukwirirwa byina nzogera kuki. Uzagezwayo niki? Urumva uzagerayo ute? Icyo yavuze uzakigeraho ute? Ntucuruza itomate, ntutwara igare, ntucuruza imyenda, ntukubura, uzahagera ute? Nta sezerano na rimwe rizasohora udateye intambwe yo kurisanga. Umusaza arambwira ngo kandi mwana wa Isaka wa Sara ashaka Rebeka, abyara Yakobo na Esau. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo hari mu mwana wa kane witwa Yuda wateye mu kazana we witwa Tamarinda, amubyaraho Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, haleluya. Yesu hano yanditse bitinze amasezerano, ibyo wakora utegereje amasezerano, amasezerano y'Imana akomeye kuruta ndi n'ibintu biranga umunyamasezerano. Kubera ko umwanya wanjye ari muto ndakuramo puwe ebyiri gusa. Abanyeshuri biga babayo bose hari ibyo babujijwe. Kimwe mu byo babujijwe gusurwa buri munsi, basurwa rimwe mu gihembwe amasaha baze. Rero hari igihe uri kuvuga ngabantu ngo dusengana ngo batazi niyomba, ubahese uri muri interina, ntago twemerewe kugusura, ntago twemerewe kugusura. Turacyari uruhinja, turacyari muto. Ati ibintu byose Imana yakubwiye uzabisohoza, ariko kugira ngo bizasohore uzabigiramo uruhare. Arambwira ngo ntukajye ucika intege, isezerano ryose rirabagarirwa. Arambwira ngo burya aho gupfa wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati. Umuntu wese uri mu masezerano y'Imana, icya gatandatu kimuranga ucyandike n'ikaramu umenya y'umutuku cyangwa umukara mutsindagire. Iyo akomerekerejwe mu murimo w'Imana ariyomora agakomeza umurimo. Mwanyumvise? Kasubiremo, subiremo. Murekete wabanze yicara hari. Ya murakoze cyane, mureke dukomeze. Murakoze cyane. Uriya yitwa Theo araza kubibwira, mureke dukomeze. Yesu turi kumwe kuko azi neza ko ushobora byose.
bikomeye ndabizi neza ko waneshije. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri nasoma ibice bibiri umurongo wa kabiri tugere ku wa gatatu. Turaza gusoma ahandi habiri ndababwira tuze gusoza. Kadusome. Uwiteka aramubwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, ni mucyamike mugende mwerekeje ikasikasi. Amen. Zaburi 105 umurongo w'8 n'uw'9. Zaburi 105 umurongo wa 8 tugere ku wa 9. Bibiliya iravuze ngo, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Abrahamu, indahiro yarahiye Isaka. Amen. Usoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 37 n'uwa 45. Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu igice cya mbere umurongo wa 37 n'uwa 45. Reka dusome. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. 45. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, umuvuga butumwa bwiza mu murimo w'Imana mu itorero rya ADEPR hano mu rurembo rw'umujyi wa Kigali muri paruwasi ya Nyarugenge. Ndi umugabo, ubwa mbere ngeze hano nahaje nta muntu mpazi kuko n'uwantumiye ntago muzi, ariko ari twahuriye hanze namubwira ngo ni we Riva, arambwira ngo singe ngo ariko ni mukuru wanjye. Rero murumva ko ikintu gikomeye kujya ahantu utazi umuntu ariko uzi ko Imana ihari biba bihagije. Rero shimiye Herve ndamushimiye, ndetse nshimiye n'umushumba mukuru w'itorero ni we Herve. Arakoze cyane, ntago nari muzi, yantumiye ndi mu rugendo ndimo ndagira Rubavu, turadiringa umwanya munini mwumvisha ko itariki bigoranye, aranganiriza buke arongera arampamagara arantitiriza, ndavuga ngo uyu mugabo usaba gutya ntacyo wamwima, ndarwana nabyo uko byamera kose. Nzazwe usanze muri bene wacu rwose, kirere cyanyu nacyumvise numva ntacyo kintwaye. Araho tujya bikatugora, ariko rwose numvise hano byijyanamo biroroshye cyane. Ndishimye cyane rero kubwa mwene data John Kanyeshyamba mushumba, turi kumwe n'umusore hano witwa Damascene, turi kumwe n'uwitwa Aime, turi kumwe n'undi muntu witwa Claudine. Abo bose ndabakire, si ngombwa kubahagurutsa, namwe mwakoze kuza kumva ijambo ry'Imana. Dufite topic, dufite teme turi buze kuganiraho mu mwanya ungana n'uwo twagenewe w'ijambo ry'Imana. Kandi nishimye ko numvise ko hari abantu batangiye kwideklarara ko bankunda ntabazi, aba inshuti zo mu mabanga abantu baba batazi, ariko igihe kigera bagahura. Rero ubwo inshuti zanjye mwese nabakiriye cyane, Imana ibahereza umugisha. Nshaka ko tuganira ku mbaraga z'amasezerano y'Imana, ndavuga hejuru y'imbaraga z'amasezerano y'Imana. Umuntu uri kuri mixeri aze kugerageza dufashe, komba kuri mikrofone cyane ndazizi cyane, ugerageze mu buhanga bwawe Imana yaguhaye uze kumfasha. Nari mvuze ngo tugiye kuvuga tugiye kuganira hejuru y'imbaraga z'amasezerano y'Imana, aho turi buze guhuza na teme baduhaye ivuga ko tugomba gucyamika ubwo igihe tumaze ku musozi gihagije. Amen. Munyikirize amen. Imbaraga z'amasezerano y'Imana.
umuntu wese wicaye aha ngaha iyo bavuze amasezerano abyumva cyane. Hari amasezerano abantu batanga, ayo ngayo ashobora kudasohora kubera ko abayatanga n'abantu. Icya mbere barapfa, icya kabiri bakurwa ku myanya bariho, icya gatatu barasaza, icya kane barahomba. Ariko Imana yo iyo itanze amasezerano ntabwo bifite bwo kuyaguhera muri Nciri ikakubwira ngo nzayasoreza i Kigali, kubera ko hose ni mu kwayo. Icya mbere ntipfa, icya kabiri ntisaza, icya gatatu ntihunga, icya kane ntihomba. Niyo mpamvu Gerardine yavuze ngo nta n'agacu ko guhinduka kajya kayigaragaraho. Haleluya. Yanumva ijambo ryitwa amahirwe, ariko niba hari abantu bahiriwe ni abantu babitse amasezerano, babitse ibintu byavuzwe n'Imana. Aba bantu barakomeye. Umuntu wicaye aha ngaha yaravuganye n'Imana, ubitse ibintu birenze iby'abisi batekereza. Kuko umwanditsi yandika abantu bahiriwe. Luka 1:45 aravuze ngo hahirwe uko ndi bubigenza, ubwo n'ibyanga niba ndakoreraho simbizi, nzi uko ndabigenza, uraza kumfasha ababishinzwe mu bigerageze. Ngo se ko ndi kubona bimeze bitya kandi nirinze kwiruka, ubu nirukanse byagenda bite ko nyambishobora? Ubu ndi kubwira Imana ngo umwuka wo kwiruka nkize kuwumfatira, kuko nirutse mwizi bafure ziraha, urumva byaza kuba ibindi kurushaho. Narivuze ngo ikintu cyitwa amahirwe mu buzima ni ikintu gikomeye, ariko amahirwe arutandi ni ukwicarana amasezerano y'iby'Imana yavuze. Luka aravuze 1:45 aravuze ngo niba hari umuntu uhiriwe ngo kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yakobo yandika 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Dawidi yandika muri Zaburi ya mbere yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Yandika muri Zaburi ya 32 yaravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Yandika muri 65:5 yaravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Matayo 5:8 yaravuze ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ibyahishuwe 14:13 haranditse ngo andika ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira umwuka nawe ngo baruhuke. Haleluya. Aya magambo dusomye ni Imana ubwayo ibwira Abisirayeli. Ushobora gutinda ku musozi uhatindijwe n'Imana, ari hagutindije awahagukura. Niyo so yaza, niyo nyoko yaza, niyo abadiaspora baza, ari Imana yagutindije ku musozi, niyo yonyine ihagukura. Muranyumvise? Uburo hari abantu yo kuvuga ngo ducyamike, ntabwo ushobora gucyamika itabivuze ariyo yahagusize. Dufite n'abandi bari kuzenguruka imisozi aribo bahisize. Uwo musozi w'ubusambanyi urasabwa kuwureka, musozi w'ubujura urasabwa kuwureka, musozi w'ishyari urasabwa kuwureka. Niba ukeneye kumva Imana ivugana nawe, urasabwa kuva ku musozi wisizeho ugahagarara ku musozi Imana igushakaho. Haleluya. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse niryo sezerano yasezeranye na Abrahamu, indahiro yarahiye nde? Isaka. Bibiliya ivuga uburyo Imana yagiye itangamo amasezerano, ariko natangajwe n'isezerano yahaye Abrahamu. Nimuvuge ngo amen.
yamuhaye isezerano imusanze kwa Setera muri Uriya Bakaridayi. Ndashimira Imana yadusanze ahantu abantu batari gutinyuka kudusanga, ariko Imana ni nziza. Ahantu yagusanze nta wundi muntu wari kugutinyuka, ariko yagahora ku ngoma. Isanga Aburahamu kwa Tera mu bice 12, imubwira ibintu 7. Iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo icya mbere, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nzogeza izina ryawe. Icya gatatu, nzaguha umugisha. Icya kane, uzakuvuma nzakuvuma. Icya gatanu, uzagufurije umugisha, nzamuha umugisha. Icya gatandatu, iramubwira ngo uzaba umugisha. Icya karindwi, amen. Aburahamu amatwi yarabyumva, agira ate? Dufite abantu bafite amatwi atumva, Imana ikavuga ntibumve. Iyo uri umunyamugisha ugomba kumenya ngo impaye amasezerano niyivuze. Aburahamu aravuga ngo ubwo ari Imana ibivuze no kubikora izagira ite? Abwira umugore we Sarayi, aramubwira ngo iravuze ngo tugende, kandi tubwiye ntitubwiye itujyanye. Uzi ko Imana aho itujyana dusa n'ahatahaza ariko yihaze. Yigize ite? Baragenda, bagendana isezerano, turi ku mbaraga z'isezerano. Bagera mu gihugu cy'i Kanani. Imyaka 90 ya Sara, imyaka 100 ya Aburahamu bategereje isezerano. Ntabwo isezerano riteye ubwoba n'imyaka umaze. Hari abantu bamaze kwiheba ngo ubuse ngo imyaka mfite nakira. Wakira niba ufite isezerano. Ngo imyaka mfite ngo nakubaka, wakubaka niba ufite isezerano. Ngo imyaka mfite ngo nakiga, wakiga niba ufite isezerano. Nagiye kwiga nkuze mfite urugo. Imana yigeze imbwira ngo mwana wanjye uziga. Ariko Imana iri kubwira ngo uziga, ujye wibaza amashuri uziga, kuko hari ibigeragezo. Ikubwiye ngo mwana wanjye nzakwigisha, ujye wibaza ishuri zakujyanamo. Isezerano Imana yambwiye ko nziga. Nagiye kwiga nkuze, ntangirira mu wa 3 segonderi, mbona diplome. Nyibonye mbwira madamu, ntako si Imana yambwiye wareka nkajya kuri kaminuza ko mfite amasezerano. Arambwira atari ko sheri, urabyaye umuntu ungana gutyo uzajya kwiga wigane n'abana? Anci intege, ariko nkumva mfite isezerano. Njya kwiyandikisha kuri kaminuza. Ngezeyo baranyandika. Umunsi wo kujya kwiga ngiye ku ishuri, ngeze ku ishuri sanga ninge muto, sanga basaza bafite impara, bafite imvi. Jya kwiga, reka ibintu by'imikino ngo narashaje ngo sinaba nkize. Jya kwiga, cyamika, va ku musozi w'ubujiji, jya kwiga. Murimo muranyumva? Jya kwiga. Ngezeyo sanga ninge muto, sanga abasaza b'impara bafite amasezerano, abasaza b'imvi bafite amasezerano. Ngira ibyago banyica basinzirira rimwe. Munkurikira imbaraga z'amasezerano. Umunsi umwe barasinzira uw'ibumoso n'uw'iburyo, navuga nabo basaza mu kizami bazahura n'ibibazo. Nkangura uw'ibumoso navuga ni muze kuri gusinzira mu kizamu uzasubiza iki ko uyu mwarimu atajya atanga amagroupe? Arambwira ati mwana wa aturampe mu kiurankanguye, ataka gatotsi kari karyoshye. Ni none suri kurwana niki? Atese buri aruzi ko ni muri pansiyo. Ni none umuntu w'umupansiyone ajyaza kwiga. Arambwira ati buri n'abana bariga n'abuzukuru bariga. Ni none se pansiyo nta mafaranga baguha? Ati barayama. None se wagiye rya pansiyo uburi kuza gusinzira mu ishuri ngo bizagende bite? Arambwira ngo mwana wa muri 81 ndi gusenga, Imana yampaye isezerano, irambwira ngo nzaba dogiteri. None hari umuntu waba dogiteri atarize. Numva isezerano. Ubu dufite abantu bari hano Imana abwiye ngo bazakomera. Aricaye gusa nukwirirwa byina, nzogera kuki. Uzagezwayo niki? Urumva uzagerayo ute? Icyo yavuze uzakigeraho ute? Ntucuruza itomate, ntutwara igare, ntucuruza imyenda, ntukubura, uzahagera ute? Nta sezerano na rimwe rizasohora udateye intambwe yo kurisanga. Umusaza arambwira ngo kandi mwana wa iwacu nta mudogiteri wahavutse, ndashaka kuziga, nishaka azagira graduation kuwa 5 fe kuwa 6, ariko imbere y'izina ryanjye bandikaho ngo dogiteri. Muranyumvise? Arangije arandeba arambwira ngo ufite imyaka ingahe? Ndamwana mfite imyaka 39. Cyo yana mfite 39.
aturacyari uruhinja uracyari muto, ati ibintu byose Imana yakubwiye uzabisohoza, ariko kugira ngo bizasohore uzabigiramo uruhare. Arambwira ngo ntukajye ucika intege, isezerano ryose rirabagarirwa. Arambwira ngo burya aho gupfa wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati. Ndavuga ngo nukubiharanira. Abrahamu na Sara imyaka bari bagezemo yari iyo kwiheba, ariko Imana yacu irababwira ngo icyo navuganye namwe nzagikora. Sara arasama, asama ashaje. Muzasome Bibiliya. Asama agize ati nukuri kw'Imana imyaka ufite ngo ntiwatwara imodoka, wabuzwa n'iki kwitwara? Abadayimoni bakubwira ngo ntiwatwara imodoka, ngo urashaje, ngo ntiwayitwara. Z'umukecuru yitwara simuvuza amazina, arashaje, ariko yayicayemo bavuga ati mwana wa Imana yari yarabivuze, yakwiga imodoka reka ubunebwe. Sara arasama ashaje, abyara umwana w'umuhungu ageze mu zabukuru, amwita Isaka. Aravuga ngo none Imana irasekeje we, aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Isaka wa Sara ashaka Rebeka, abyara Yakobo na Esawu. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo hari mu mwana wa 4 witwa Yuda, wateye mu kazana we witwa Tamarinda, amubyaraho Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, haleluya. Yesu, Yesu nk'umutambi aboneka nk'igitambo, nimuvuge ngo nk'isezerano rishyitse. Aboneka nk'isezerano rishyitse. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimucyamike kabisa, nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Narizi ko mw'uyu mwanya nshobora kuza kuvuga ibitinza amasezerano cyangwa ibibuza amasezerano gusohora. Hari ibintu bitinza amasezerano, bivuge. Mukeneye kubyumva? Ibintu byatumye amasezerano yanyu atinda gusohora, mukeneye kubyumva? Bite page hano yanditseho ibitinza amasezerano, ibyo wakora utegereje amasezerano, amasezerano y'Imana akomeye kuruta ndi, n'ibintu biranga umunyamasezerano. Kubera ko umwanya wanjye ari muto, ndakuramo puwe ebyiri gusa. Ndavuga ibitinza amasezerano, mvuge n'ibintu biranga umunyamasezerano. Ibyo umuntu yakora ategereje amasezerano wenda bishobora kuzatuma ngaruka, cyangwa amasezerano y'Imana akomeye kurusha ayandi. Uriya Imana ifite amasezerano duhaye akomeye kurusha ayandi. Ari amasezerano ngirwa mwirata ngo y'utumodoka n'amazu, ari yaraciriritse. Haranda akomeye nzababwira n'ingaruka. Harandi masezerano akomeye kuruta umugore. Hari amasezerano akomeye kurenza abana, nzayababwira ngarutse. Ariko muri aka kanya mureke mfate pu ebyiri gusa, mvuge ku bitinza amasezerano cyangwa ibibuza amasezerano kugira gute gusohora. Icya mbere gitinza amasezerano, kibuza amasezerano gusohora, ni ikintu cyitwa ibyaha. Iki ubu dufite abantu basengana nabyo, baririmbana nabyo, badiyakonana nabyo, yewe banashumbana nabyo, yewe banaprofetana nabyo. Ngo ubwo rongo bategereje amasezerano. Gutegereje umugabo usambana uzahangayika. Turirirwa tubatera ikinya mu mujyi wa Kigali, aho kubabwira ngo nimwihana amasezerano asohore, tokaza nyekanyeza mugenzi wawe muhoberekane, niyo bagukubita. Ibyaha amaganya Yeremiya 5:7,
haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Iri jambo muraryumvise? Abaroma 3:23 haravuga ngo uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza. Niba uri mu iri teraniro, niba uri mu iki giterane, bavuze ngo ni ngarukamwaka, niba ukeneye ko amasezerano yawe asohora, urasabwa gutera intambwe ya mbere ugakora ikintu cyitwa kwihana. Iki nta sezerano na rimwe rizasohora ukiri umunyabyaha. Imbogamizi y'amasezerano ibuza amasezerano y'abantu gusohora ni imbogamizi yitwa iki? Icya kabiri gituma amasezerano y'abantu adasohora ni ukutizera. Utagira gute? Dufite abantu batizera, biringiye abantu, bananiwe kwiringira Imana. Abaheburayo 3:19 haravuga ngo kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Aba ni Abisirayeli, bari bafite amasezerano, bari bafite igihugu, ariko kukinjiramo byarabagoye kubera ko ntago bizeye. Nta sezerano na rimwe rizasohora udafite ikintu cyitwa kugira gute? Inzitizi ya kabiri mwayumvise ibuza amasezerano gusohora ni ukutizera. Umuntu wese utizera biragoye ko iby'Imana yavuze yabibona. Icya kane kibuza amasezerano gusohora ni ukuva mu cya gatatu, ni ukuva mu masezerano ari nta mpamvu. Iyo ni po ya gatatu igibuza amasezerano gusohora. Zaburi ya 25:3 haravuga ngo kuko 25:3 siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Umuntu wese uri aha ngaha uzi ko afite amasezerano arasabwa kwirinda kuyavamo. Haleluya. Hari umuhungu muzi witwa Jadosinza. Jadosinza ni umuhanzi waririmbye aravuga ngo amasezerano umwami Yesu yampaye yose sheje imbaraga z'ubusa. Urumva ikintu cyakomeje amasezerano twahawe? Icya gatatu mwacyumvise ni iki? Kuva mu masezerano ari nta mpamvu. Icya kane ni ugusuzugura Imana ukareberera ntucyahe ibibi. Muracyumvise? Gusuzugura Imana ukareberera ntucyahe ibibi. Iyo ubona abana bawe bakora ibyaha ureba, ukaba uri umushumba ukarera abakristo baje uko ushaka, ukaba uri umuvugabutumwa ukareberera ibyaha bigakorwa, byanga bikunda nta sezerano rizasohora. Ureberera ugaceceka ubona ibibi. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2:30 Bibiliya iravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Kureberera ibi bigakorwa ureba, ufite ububasha bwo kubicyaha, nta sezerano ryawe rizasohora. Urasabwa gucyahira ibibi kure. Icya gatanu kibuza amasezerano gusohora ni ukuramya ibigirwamana. Gutegeka kwa 2:8-19 niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Buri wese afite ikigirwamana yimitse, ntago nza kukivuga, ariko igihe cyose wimika izindi mana
ukananirwa kuramya Imana yonyine, nta sezerano rizasohora. Icya gatandatu ni ugucogora gusenga. Igihe cyose ucogoye gusenga uba ugenda utakaza amasezerano. Daniyeli 10:12-13 ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriye gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayire umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Aya ni amagambo Daniyeli yabwiwe. Murabizi ko yari afite amasezerano, arasenga ategereje ibisubizo ngo birafatwa birahagarara, ariko Daniyeli arasenga. Niba udasenga, nucogora gusenga, guhamagara iby'Imana yavuganye nawe, biragoye kugira ngo amasezerano azasohore. Dufite abantu badasenga ngo kandi ngo bategereje iby'Imana yavuze. Yewe sengera akazi kawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera inzu yawe, sengera imodoka yawe, sengera abana bawe, sengera visa yawe, sengera perimi yawe. Senga, nta sezerano ryawe rizasohora. Ijambo ry'Imana avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, ntabwo ari uko yibagirwa. Ntimugahweme, ntimugatuze. Haleluya. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Narimvuze ngo hari ibintu bibuza amasezerano gusohora. Murabyumvise? Murasabwa kugendera kure yabyo. Muramfasha vuga ibintu biranga umunyamasezerano, ubundi tuze gufata umwanya wo kuza gusenga. Ibintu ngiye kuvuga mu byitondere. Abazi kwandika mwandike, uko mwigize abasirimu. Hari n'abantu bahawe amasezerano utababaza aho yanditse barayibagiwe, ariko nge kuva nakizwa muri 97 mfite agenda zitabarika, mfite stock y'amagenda, ibintu byose Imana yambwiraga ndandika. Ariko wakubaza amasezerano yo muri 95 ndakurahiye n'ugufitira ngo wabibitse mu mutima, ariko iyo uri umuhanga uranota, urandika, ukabika. Shaka kubabwira ibintu biranga umunyamasezerano, ukeneye kubyumva. Ibintu ngiye kuvuga n'ujya wumva bitakubaho, ujye umenya ko nta masezerano ufite. Umuntu wese ufite amasezerano agira ibintu bimuranga, bimutandukanya n'abandi. Ikintu cya mbere kiranga umunyamasezerano, ararwanwa ariko ntatsindwa. Ndajya shyiramo pose kugira ngo mwumve ibyo mvuze. Hari igihe umuntu avuga ntabahereza umwanya ngo mutekereze. Umuntu wese ufite amasezerano yavuye ku Mana, ari Imana yayaguhaye. Umuntu wese ubitse iby'Imana yavuze, ikintu cya mbere kimuranga, ararwanwa ariko ntagira ate. Nubona uba mu buzima batakurwanya, ufite ibicupuri, ufite pirate, ayo ufite siyo, ariko amasezerano ava ku Mana, ikintu cya mbere kiranga ko ariyo ni intambara, ni urugamba. Ibintu byose Imana yavuze bica mu muriro. Haleluya. Munyikirize haleluya. Zaburi 105:9 haravuga ngo kugeraho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Uyu ni Yosefu. Imana yamubwiye uburyo azayobora, imubwira uburyo azakomera. Muzi yararwanijwe n'abande? Murabazi? Bene nyina, abavandimwe. Ariko urarwana n'umuntu mwahuriye hano wavuye Nyagatare uvuye ku Gikongoro, uyu muntu ngo arandwanya. Ahubwo se yari yakurwanya wowe? Yo ni intumwa irwanya iby'Imana yavuganye nawe. Umuntu wese Imana yavuganye nawe, ikintu cya mbere kimuranga, ararwanwa ariko ntagira ate, ntatsindwa, ntaneshwa, ntakubitwa hasi. Haleluya. Ndaganira n'umuntu uri mu iri teraniro wari ugiye kubivamo ngo intambara ni nyinshi. Bigumemo, niko gukomera. Muririmbyi muzima,
ararwanywa, umushumba muzima ararwanywa, umuvugabutumwa muzima ararwanywa, umudiyakoni muzima ararwanywa. Ikintu cyose Imana yavuganye nawe ugomba guhagarara ukarwana. Murabyumvise ngo mukomere Imana amashyi? Ararwanywa, ariko nimubona umuntu ageze ku rwego ahagarara no ku gatuti bakamuha mikoro, ujye mutera isari. Umuntu aba yararwanya intambara. We ntuzi urugamba twarwanye, ntuzi aho twaciye, ngo nanjye ngo wamuhiriye mikoro uyimaze iki? Ubu wayiguha wavuga iki? Ngo nanjye ngo wampaririye kote iri ngiri iri nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka 2 mba muri korali, ntago naje kubaho ubuhamya. Ko twanyuze mu murirora, ko twanyuze mu mazira, ndagira ngo mbatangarize ko ikizakwereka kuri mu mugambi w'Imana, ikizakwereka ko ufite amasezerano y'Imana, ni urugamba, ni intambara urwana. Ari ngiye gukora ka kantu bagenzi banjye bajya bakora, yambona bagakora nkabona ntacyo gatwaye, ni keza. Ngiriwo muri kumwe ng'ibyucamo nibigaragaza amasezerano yawe. Ibyo uri gucamo nibigaragaza amasezerano yawe. Haleluya! Ararwanywa ariko ntagira ate. Icya kabiri kiranga umuntu ufite amasezerano y'Imana, yigishwa n'Imana. Yigishwa ntabwo Imana aguha amasezerano gukomeza kugire umuseviri aho ngaho. Niba leta ivuga ngo abana b'igihugu bige, ntabwo Imana yafata abana bayo ngo bagire ingegera ziri aho ngaho. Iyo ufite amasezerano yayo irakwigisha. Yabwiye Dawidi muri Zaburi ya 32:8, iramubwira ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye izakugumaho. Ntabwo Imana yaguha amasezerano ngo ubire kugushakira ishuri. Imana igira ibigo 4, bingahe? Igira ibigo 4 yigishirizamo abanyamasezerano. Ikigo cya mbere na Minisiteri y'Uburezi nabonye yarabizanye. Imana igira ikigo cy'abiga babayo, ikagira ikigo cy'abiga bataha, igira ikigo cy'abiga nijoro, ikagira n'ikigo cy'abiga ku manywa. Buri wese araza kumenya ikigo yigamo. Iyo Imana yaguhaye amasezerano, ifite ahantu ikwigishiriza bitewe n'aho izagukoresha. Rero iyo uri umuswa ntusobanukirwa ikigo wigamo. Iyo usakuza kenshi uba utari wamenya ikigo wigamo, kubera ko nk'abantu biga babayo bose, abari hano bize muri interina, abanyeshuri biga babayo bose, hari ibyo babujijwe. Kimwe mu byo babujijwe gusurwa buri munsi. Basurwa rimwe mu gihembwe, amasaha abaze. Rero hari igihe uri kuvuga ngo abantu badusengana ngo batazi n'iyomba, ubahese uri muri interina, ntago twemerewe kugusura, ntago twemerewe kugusura. Muranyumvise? Ibyo ugomba kubimenya. Mwarimu, profeseri, iyo agusize mu kigo, Imana igusize mu kigo ikagushyira muri interina, yugabanya amatiku. Abantu bazanye ibibazo ku bantu ngo runaka, ngo kuva twahura ngo ntajya telefona, ntiwemerewe guhamagarwa. Abiga babayo ntibemerewe gusurwa, ariko buragira ngo tugusure utwicaze, nta ntebe ugira. Tugusure uduhe icyayi muki, nta bikombe ugira. Wabaye ugumye muri interina, bawiguriyo. Haleluya! Abiga babayo bose ntibemerewe gusurwa. Umushumba urambabari, hari igihe usanga abakristo barigize abana bagakabya, bagiye ngo umushumba wanjye ngo ntazi n'iyomba, wowe suzi yaba. Mwagabanyije amatiku, mwagabanyije ibibazo. Imana igira ibigo 4. Igira ikigo cy'abiga bagira bate? Babayo muri interina. Kandi ndayishimye, nimuvuge ngo amen.
narivuze ngo igira n'ikindi kigo cy'abiga nijoro ryari abantu biga nijoro hari ikintu babujijwe gusakuriza abandi mu ishuri. Kuba utarabyara ntibikwemerera gusakuriza ababyaye, kuba utarashaka ntibiguha uburenganzira bwo gusakuriza abashatse, kuba ukodesha ntibiguha uburenganzira bwo gusakuriza abubatse amazu yabo. Urusaku, umuntu wese wiga nijoro abujijwe gusakuriza abandi hehe? Birabujijwe gusakuza wiga nijoro. Niba profeseri wawe Imana yaguhaye ataha saa 8 z'ijoro, niba aje agakomanga, kingura udasakuza. Nawe ujya gukingura ngo aya masaha ngo uburihe, bazagushyiramo inshyi. Ceceka, kingura mu ibanga, wisakuza. Mu bintu bihari bigoye n'ukwiga utazi ikigo wigamo. Hari umugabo nigeze numva umwe w'umuvugabutumwa n'inshuti yanjye yavuze akantu gakomeye. Yaravuze ngo iyo umugore ukaba ufite umugabo unywa inzoga agataha yasinze, iyo atashye nijoro agakomanga, akomangisha imigeri, iyo uje gukingura uza utuje n'ijwi rituje, kandi iyo ukinguye umubwira ngo aya masaha ngo umujyana ku buriri witonze, akaryama utavuze. Mu gitondo iyo akangutse ntabwo umubwira ngo sheri watashye wasinze. Nta mugabo usinda baranezerwa, uramubwira ngo mwatashye mwanezerewe. Aha, menya aho wiga. Icya kabiri kiranga umunyamasezerano yigishwa n'Imana. Igira ite? Imana iramwigisha. Kambabwira kandi kantu mishuriwe, munkurikire, murimo muranyumva? Abantu mwese muri kwigira i Kigali, bantu Imana se mu kigo cy'Ikigali ukariho mwigira, hari ibintu mugomba kwirinda. Mugomba kwirinda ibyaha byo mu mujyi kuko ni ibinyamujyi. Ko mutabyumvise? Abantu mwese muri kwigira i Kigali mugomba kwirinda abahanuzi b'abanyamujyi kuko nabo ubwabo bateye ubwoba. Ibigo bya leta byino, ikibidutandukanyiriza ni uniform abanyeshuri babyo bambara. Siko bigenda? Ibigo byino, iyo ushaka kumenya umunyeshuri wiga muri kiye, muri segonderi nibo mubona bambaye uniforme, kaminuza ngira ngo bambara imyenda isanzwe. Iyo ushaka kumenya ikigo maternelle, primaire, segonderi, ubarebera kuri uniforme bambara. Ariko mu ishuri ry'Imana, mu bigo by'Imana, Imana itwambika uniforme zituma abantu batamenya ko twiga nijoro cyangwa Imana itwambika uniforme ituma batamenya ikigo twigamo. Ubu mwese umuntu abarebye yagira ngo mwaparitse hano, ariko hari abaje inkweto zahengamye. Imana yaguhisha mu ikoti, Imana yaguhisha mu gitenge, Imana yaguhisha. Haleluya! Uziko nungutsemo akandi kantu, ndaza kukandika. Nungutsemo akandi kantu kavuga ngo umuntu ufite amasezerano y'Imana ahishwa nayo. Mukandike, iramuhisha. Igira ite? Ako ndagatoye ndakabonye. Umuntu wese ufite amasezerano y'Imana iramuhisha. Uziko dufite abantu hishe mu mujyi wa Kigali bakigura ibishyimbo bya desa kumbabura, ikaguhisha ku bishyimbo by'ijana, ariko irahisha we. Haleluya! Abimana ihisha murambura ibiganza. Uziko Imana ari umuhanga mu guhisha, nimuvuge ngo amen. Uziko dufite n'abantu bahisha mu biro, kaguhisha mu biro, kaguteraho inyama, bakagira ngo urya mayonezi ya hehe, ni ibiboga wiri gusoroma ku muhanda, ariko Imana yaguhishe mu biro, nta wakunyuzamo ijisho. Nimuvuge ngo irahisha, nimuvuge ngo Imana irahisha, nimwongera muvuge ngo Imana irahisha. Bwira uwo mwicaranye ngo uyu mwaka ikomeze iguhishe, uyu mwaka Imana ikomeze iguhishe,
uku kwezi Imana ikomeze iguhishe, iki kinyejana Imana ikomeze iguhishe, iguhishira abana, iguhishira umugabo, iguhishira umugore, iguhishira itorero, iguhishira umushinga, Imana iguhishe. Haleluya! Irahisha. Uzi kwiguhisha muri korari, ariko hano hari abantu Imana ishe mwabiriya bikanzu ikaguhisha muri ko, ariko Imana mwakagira Imana tuyiramburira ibiganza kandi. Haleluya! Ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe, asezeranye na sezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera. Haleluya! Irahisha. Igira ite? Maze imyaka 12 ndi i Kigali. 12 ndayimaze, naje muri 2012 nakoze ubukwe, ariko Imana yarampishe mu uyu mujyi. Uzi ko narakodesheje inzu, ariko Imana yarampishe. Uwavuga ngo abantu bafite ibyangombwa by'ubutaka bicaye, ariko Imana irabahishe mu uyu mujyi. Tekereza, Imana ikaguhishana n'abana 6 mu uyu mujyi, bakiga, 3 bakiga, 2 bakiga, Imana ikaguhisha ugashyingira mu, ariko mwakagira Imana irahisha. Igira ite? Irahisha. Kandi komeze kumishire, komeze kumishire, be kukunyuzamo ijisho, komeze guhishe, guhisha mu murimo, iguhisha mu itorero, iguhisha muri korari, iguhisha mu gishumba, iguhisha mu kidiyakoni, iguhishe, 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 iguhishe. Agiramisha. Ifite uburyo twambika amakote nk'uyu mujyi kabaduhisha. Ari umuhungu uje kunyakira hariya ku muryango, arambwira ati ese uje na moto? Ati mfite mushiki wanjye uba hano, iyo mbimenya wanamubwiye akaza kugutwara, uje na moto? Nani duhishe ku mamoto. Imana yaduhishe ku mamoto, ariko irahisha mwakagira Imana. Bwira uwo muri kumwe ngo niguhisha ntuzihishure, ntuzihishure, ntugakora ikosa, wikishura, wikiteza abarozi, wikiteza abagome. Ariko Mana, nukuri nshimye Imana, mutima wanjye urishimye, nimuvuge ngo amen. Mushu mwarakoze kuntumira. Mwarakoze kuntumira. Mutima wanjye uguwe neza, ndishimye cyane, nimuvuge ngo amen. Utekereze, Imana yahisha abantu imyaka 40. Iyo magambo mwateguye yabahisha imyaka 40 ingahe? Nyuma y'iriya 40 hari 430 bari bamaze kwa Farawo. Iriya niyo mubara ya hafi, hari 430 Imana yabahishe kwa Farawo. Bageze mu butayu ibahishe indi 40 ingahe? Uzi ko biri yavuze ngo barakuraga n'imyenda igakura.
imyaka 70, ariko Imana ni igitangaza ngo igihe kigeze irabareba iravuga ngo nimucyamike, ndabemeye narabahishe murabyemera, nimucyamike. Igihe mwabereye mu butayu kirahagije, nimucyamike. Igihe mwabereye mu bukode kirahagije, nimucyamike. Igihe mwabereye mu bukene kirahagije, nimucyamike. Wihute uze kumva indirimbo nimuvuge ngo amen. Aka kantu kitwa kwigishwa nayo mwakumvishe? Mwakumvishe? Imana iramwigisha, twayishuriyemo kandi kavuga ngo iramuhisha. Iramuhisha. Ikwigisha iguhishe. Ariko Mana, ariko hari igihe mishuri gutuntu nkumva ni twiza, Mana ikaguhisha. Ubwo bibaye 4 aho byakabaye bibaye bingahe? Kandi duhishuriwe n'ikindi. Ubwo bibaye 4 abandika mwandike ko icya mbere ararwanwa ntatsindwa, icya kabiri murabyibagiwe yigishwa n'Imana, icya gatatu ubwo bibaye 3. Ararwanwa ntatsindwa, yigishwa nayo, ahishwa nayo, icya kane umuntu ufite amasezerano y'Imana aratungurana. Umuntu ufite amasezerano y'Imana agura imodoka atunguranye, agura inzu atunguranye, yurira indege atunguranye, abona amafaranga atunguranye. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, icya kane kimuranga agira ate? Igitabo cya mbere cya Samuel 16:11 haravuga ngo Samuel abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragira intama. Samuel abwira Yesaya ati mumutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Uyu muhungu yarabatunguye. Uziko nimuvuge ngo amen. Tekereze kuba wari uri mu ishyamba ariko amasezerano ubitse. Ariko muzi ko mu uyu mujyi uri hari igihe mu mure y'abantu mukavuga mugashaka kwigira abahatari. Ubu dukoresheje ijanisha tukavuga ngo abantu bavuka hano i Kigali bashyira intoki hejuru. Ndi imbere y'Imana benshi muri mwe mwakumirwa. Hano turi kumwe n'abantu baje gusura abantu bagumino. Mureke mbabwire, dufite abantu baje batashye ubukwe bagumino, ariko mwaratunguranye mwakagira Imana. Dufite abantu baje ari abanyonzi bagumino, dufite abantu baje ari abayede bagumino, dufite abantu baje batashye ubukwe bagumino. Ese wambarije umuntu mwicaranye nashaka ntagusubize mumbarize ngo waje ute? Waje ute mama? Waje ute papa? Waje ute wa musore? Waje ute? Waje ute? Haleluya! Uko waje simbitindaho. Iyabanye nawe mwari uri rugendo. Nge naviriyemo Nyabugogo mfite ishashi y'icyatsi kibisi iriho karindari. Ngewe ndabizi uko naje. Nge ntabwo mvuka i Kigali, iwacu ni mu cyaro cy'Icyangugu. Uburyo naje ndabizi, ntawe njya kwirirwa mbwira ngo ndabizi, ariko ndagira ngo mbatangarize ko amasezerano y'Imana yakubesha i Kigali nta so, yakubesha i Kigali nta nyoko, yakubesha i Kigali nta perimi, yakubesha i Kigali nta diplome. Amasezerano y'Imana yakubesha i Kigali. Wirinze ibyaha watungurana. Wagira ute? Erega sibye ko abarokore tunabyoroshya tukiyoroshya, n'ubundi twaratunguranye. Ikimenyimenyi cyuko twatunguranye, bwiriho mwicaranye ngo suko wasaga. Suko wasaga ntabwo ari uko wambaraga. Haleluya! Twaratunguranye. Umuntu wese ubitse amasezerano y'Imana amasezerano umuntu wese uyabitse ibye byose bigira bite?
iratungurana. Barambwiye ngo igiterane n'ingarukamwaka, munyemere mu giterane cy'umwaka utaha tuzahure n'abantu badutungura batubwira ngo burya hari ibintu Imana yakoze nyuma ya cya giterane. Ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Uzantegura invitation nishaka ntabari ngiye uzabwiriza, uzabimbwire mbere igiterane cy'umwaka utaha. Nzabe nkirimo, ndi mu bantu bazatanga ishimwe ry'uko natunguranye, kuko ndi kumva hari ibintu Imana igiye gukora. Umwaka utaha, mu giterane cy'umwaka utaha, bwira uwo mwicaranye ngo tuzahure waratunguranye. Tuzahura ufite imodoka, tuzahura ufite inzu, tuzahura ufite abana, tuzahure warabonye perimi, tuzahure warabonye diplome, tuzahure. Haleluya! Ukuri birashoboka. Umwaka utaha twazahura utwaye, wadutungura. Umwaka utaha ukaba utaha iwawe. Birashoboka. Bigira bite? Birashoboka. Niyo batunguye avuye mu ishyamba, umuhungu avuye mu ishyamba, Babinadabu ba Eliyabu bicaye aho, Imana iramureba iravuga ngo dore umuhungu nashaka gufite umutima umeze, arabatungura. Agira ate? Aratungurana. Icya gatanu, nimuvuge ngo amen. Nabarambiye sigaje nk'iminota 10. Icya gatanu kiranga umuntu uri mu masezerano y'Imana. Munteze amatwi. Icya gatanu kiranga umuntu uri mu masezerano y'Imana, nta kiruhuko kizabukuru agira mu murimo w'Imana. Ko mutabyumvise? Umuntu wese uri mu masezerano y'Imana, icya gatanu kimuranga, nta kiruhuko kizabukuru agira mu murimo. Niyo mpamvu Dawidi yanditse Zaburi 118 umurongo wa 17 aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka. Nta kiruhuko dufite. Umuntu wese ufite amasezerano y'Imana nta kiruhuko kizabukuru agira. Urasabwa gukukuza uri muri korari, karirimba ushaje, ukabwiriza ushaje, ugahanura ushaje, ukayobora ushaje, ukadiyakona ushaje. Umuntu wese Imana ifite amasezerano nta kiruhuko ajya agira. Amen. Munyekirize ngo amen. Uko habaye hari ikiruhuko yagidutwara ku myaka runaka, uko iyo ubonye imirimo waruteganijwe irangije iragucyura. Ariko iyo tugifite imirimo nta pansiyo tugira, nta kiruhuko tugira. Nimuvuge ngo amen. Gatandatu, icya gatandatu kiranga umuntu uri mu masezerano y'Imana. Murankurikiye? Nimuvuge ngo amen. Umuntu wese uri mu masezerano y'Imana, icya gatandatu kimuranga, ucyandike n'ikaramu umenya y'umutuku cyangwa umukara mutsindagire. Iyo akomerekerejwe mu murimo w'Imana ariyomora agakomeza umurimo. Mwanyumvise? Kasubiremo. Subiremo. Murekete wabanze yicara hari. Ya murakoze cyane. Mureke dukomeze. Murakoze cyane. Uriya yitwa Theo araza kubibwira. Mureke dukomeze. Ni inshuti yanjye, ni umuhungu wanjye, turakorana mu murimo w'Imana. Ubwo afite iyo yabanje kujya, niyo mpamvu yakerewe. Uriya araza kubivuga. Turabana kenshi cyane. Araza kuririmba mu kanya. Nimuvuge ngo amen. Mvuze ikintu gikomeye. Mwacyumvise? Narivuze ngo icya gatandatu kiranga umunyamasezerano, umuntu wese Imana ifite mu mugambi wayo. Amajwi yose atuze munyumve.
narivuze ngo umunyamasezerano. Icya gatandatu kimuranga, iyo akomerekerejwe mu murimo w'Imana ariyomora agakomeza umurimo. Theo, ikintu uvuze uracyumvise? Uramutse ucyumvishe wahimba indi ndirimbo. Ndimo ndavuga imbaraga z'amasezerano. Narivuze ngo icya gatandatu kiranga umunyamasezerano, iyo akomerekerejwe mu murimo w'Imana ariyomora agakomeza umurimo. Haleluya! Twagiye duhura n'ibidukomeretsa, ariko tukiyomora tugakomeza umurimo. Iyo utari wasobanukirwa imbaraga z'amasezerano urekeshwa umurimo n'abagukomeretsa. Ariko iyo uri umuhanga, kandi mwebwe ikibazo ngaho nimutuze mbabwirira ijambo mutuje n'ibyuma bituje, mwebwe ikibazo mufite mukomeretswa n'ibitakuye no kubakomeretsa. Reka mbabwire umuntu wakomerekejwe muri Bibiliya ku buryo yagomba guhita reka ibyo yari arimo. Uyu mugore ntabwo ugomba gukomeretswa. Nakansorinze umuntu umwe maze kwigisha ku mbaraga z'imbabazi. Dusohotse arambwira ngo ngwino usengere naniwe kubabarira. Namubwira ngo naniwe kubabarira iki? Ati barampemukiye nanirwa kubabarira ngo barankomerekeje. Mubaza icyo bamukomerekeje, ariko mbega abantu baretse umurimo. Yarambwiye ngo abanyetorero barankomerekeje kandi dusengana. Imbwira ibyo bagukomerekeje. Arambwira ngo baramvuze. Bakuvuze iki? Umuntu wese uzakurwa mu itorero nuko bamuvuze. Ni umwana, umuhanga yaravuze ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Kandi niba hari abantu bazi kuvuga ni abarokore. Abarokore abitwa abasenga, ariko muravuga we nkagira ngo mwize itangazamakuru. Uzi ko umuntu akuvuga mutarazanye, mutaravanye iyo wavuye, hana kwa kwihaka kuvuga. Iyo rero utazi kwiyomora uva mu murimo w'Imana. Narambwiye ngo mbwira ibyo bagukomerekeje. Arambwira ngo baramvuze. Ese bakuvuze iki? Arambwira ngo nyine ngo mwiri torero ngo urabona n'umudiyakoni n'umukobwa, ngo ariko ngo baravuze ngo n'umukobwa, ngo ninye mukobwa mukuru nguri hano ngo ndashaje. Nufite imyaka ingahe? Ati mfite 37. Barakubeshyeye. Barakubeshyeye. Ubwo umukobwa w'imyaka 37 ntukuze. Iyo more wiyakire, wumve ko ba 37 bashaka, aba 40 bashaka, ukomeze udiyakoni, ukomeze ukore. Mushumba niba hari ikintu kigoye ni ugushumba abanyabikomere. Abantu bari mu murimo barakomeretse, atagira ikintu kimunezeza, atagira ikintu kimushimisha. Uko dufite abantu bakomeretswa nuko abantu bambaye neza, yakubona wambaye neza gusa agakomereka. Ariko ngo uyu muntu ngo ahora ngo yambaye ngo imyenda mishyashya, hari umugurira. Eka amagambo, eka ibikomere, kiraba muzima. Icyanyuma nashoje dusenge. Icyanyuma kiranga umunyamasezerano. Ese iki muracyumvise? Kivuga ngo iki? Kivuga ngo iki? Ariyomora agakomeza umurimo. Ngaho reka mvuga icyanyuma dusenge. Amen. Ubwo abanditse ni icyakangahe? Ni icyakarindwi? Icyakarindwi. Icyagatandatu? Icyakarindwi, correct. Icyakarindwi. Uko twahishuriwe ikindi, nari kuvuga bitandatu, hishurirwamo kandi kavuga ngo umunyamasezerano arahishwa. Kamfashije cyane kari. Ubwo icyakarindwi kiranga umuntu ufite amasezerano y'Imana. Akamukandika kandi umuntu umva karamubayeho aze gutera haleluya niyumva karamubayeho. Umuntu wese ubitse amasezerano y'Imana, icyakarindwi kimuranga, asimbuka impfu nyinshi.
umuntu wese Imana ifite amasezerano asimbuka ipfu. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abikorino ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, aravuga ngo nanone iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Umuntu wese ubitse amasezerano y'Imana, icya karindwi kimuranga asimbuka ipfu. Urebye abarozi bakwirukankaho, urebye impanuka usimbuka, urebye ipfu Imana igusimbutsa. Haleluya! Mbwirira abantu nka babiri ngo uyu mwaka nawe uzawumara, uyu mwaka uzawusoza, uyu mwaka uzawurangiza. Imana uyu mwaka izagusimbuza urundi rupfu. Iyabanye nawe 2020 ikabana nawe 2021, ikabana nawe 2022, ikabana nawe 2023, ikabana nawe 2024, 2025. Torebale saini uzahagera, uzahagera. Buriya buku uzabutaha, bariya abantu uzabashingira, hariya amashuri uzayarangiza, iriya nzu uzayubaka, kariya kazi uzagakora. Tera haleluya, tera haleluya. Kwakira umushumba mubyeyi wacu yegere hano hino, agiye kutuyobora mu isengesho ryo kubwira Imana ngo amasezerano yacu harageze ko ducyamika. Nimuvuge ngo amen. Umuntu mwicaranye mufata ukuboko muhagurutse, umubwire ngo harageze ko ducyamika. Muhagurutse mubwire ngo harageze ko ducyamika. Hari aho tugomba kwerekeza, hari ibyo tugomba kwakira, hari ibyo cyamika mu bana bawe, cyamika mu nyubako yawe, cyamika muri business yawe, cyamika. Komera Imana amashyi menshi cyane, Imana ibahereze umugisha. Amen. Zamura ibiganza byawe dusenga Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, turagushimiye muri aka kanya, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye amasezerano duhaye Mwami, twizeye ko uzasohoza, ko kwisezeranyije urasohoza. Bano bantu bose bari hano, abenshi bafite amasezerano yawe, bigaragarize Mwami, ukomeze kuyabarindiramo kandi ubeho ko abizerwa kugira ngo uzasoze mu gihe cyayo. Turagushimiye, tugushimiye umukozi wawe, tugushimiye abantu bose bumvise ijambo ryawe. Reka umugisha ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen.